turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kane cya Adventi tariki 24 Ukuboza 2024 ngo turi kwitegura Noheli. Isomo rya mbere ni mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, uwa 8 kugeza ku wa 12, uwa 14 n'uwa 16. Umwami Dawudi atura mu ngoro ye kandi Uhoraho amuha ihumure, amukiza abanzi bose bari bamukikije. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati, dore ntuye mu nzu y'ibiti by'amasederi, naho ubushyinguro bw'Imana bukamwihema. Natani abwira umwami ati, icyo utekereza gukora cyose genda ugikore, kuko Uhoraho ari kumwe nawe. Nuko muri iryo joro ijambo ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo, genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti, dore uko Uhoraho avuze, aho niwe uzanyubakira inzu kugira ngo nyituremo. Ni njye wakuvanye mu rwuri nyuma y'amatungo kugira ngo ube umutware wa Isiraheli, umuryango wanjye. Nari kumwe nawe aho wajyaga hose, ngukiza abanzi bose bari baguhagurukiye. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, mbese nk'iry'abandi bakomeye bo ku isi. Nzagenera Isiraheli umuryango wanjye ahantu nyihashyire, ihature ari ahayo bwite. Ntizajegajega ukundi, kandi abagome ntibazongera kuyibuza uburyo nk'uko byagendaga kera, mbese kuva igihe nshyizeho abacamanza ngo bategeke Isiraheli umuryango wanjye kugeza na n'ubu. Naguhaye ihumure ngo ukize abanzi bawe bose, ndetse Uhoraho akubwiye ko we ubwe azakubakira inzu. N'igihe iminsi yawe izaba yarangiye, maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe, nzakomeza inkomoko yawe inyuma yawe. Nzimika uzagukomokaho wowe ubwawe, kandi nkomeze ubwami bwe. Nzamubera umubyeyi, nawe mbere umwana. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahora imbere yanjye iteka, n'ingoma yawe izakomere iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 89. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawumumarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti, impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Nagiranye isezerano n'intore yanjye, nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye nti, inkomoko yawe nyishyizeho ubuziraherezo, kandi intebe yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. We azanyambaza agira ati, uri data, uri Imana yanjye, uri urutare nkesha agakiza. Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 1 umurongo wa 67 kugeza kwa 79. Muri icyo gihe Yohani Batista amaze kuvuka, se Zakariya yuzura Roho Mutagatifu, ahantu uravuga ati, ntihasinzwe Nyagasani Imana y'Isiraheli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yatugoboreye ububasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu, yandahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara gutugobotora mu maboko y'abanzi bacu, azaduha kumukora ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Nawe rero wakana we, uzitwa umuhanuzi w'umusumba byose, kuko uzabanziriza Nyagasani, umutegurira amayira, ukamenyesha umuryango we umukiro, bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo. Koko Imana yacu igira impuhwe zihebuje, ari nazo zatumye izuba rirashe amanuka mu ijuru, aje kudusura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicuku cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi riguhoreho buri munsi. Umunyarwanda yise umwana we amazina ati, ntihemuka, ntibeshya, nigena,
hategeka imana, hagena imana, n'andi mazina menshi yerekeza uburyo imana ariyo iyobora ibintu byose, ari igena ibintu byose. Muri aka kanya amasomo kizu byacu duteguriye arerekeza kuri aya mazina ku imana ari igena, kandi ko itabeshya ntihemuka, kuko ikimana yasezeranyije iragikora. Tugereye kuzirikana ku ingingo igira iti isezerano ry'Imana ntirihera. Nawe rero uze kongera kureba ibyo yasezeranye n'Imana. Ushoboke ko wageze hagati ukisubiraho, ushoboke ko wageze hagati ukivumbura ugataha. Aho ngaho wakomeye ku isezerano kugeza ku ndunduro. Yamvuga igira iti Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana ntitinda, ntihemuka, ntikerererwa. Ahubwo umuntu niwe utinda, niwe ukerererwa. Ukikubwira ko umuntu yatangiye gukerererwa, we aranivumbura, yamara kwivumbura akitahira. Ati Imana yarantereranye, Imana ntitukiri kumwe. Nyamara Imana yo nindahemuka. N'igihe wabaye umuhemu, Imana izakomeza kuba indahemuka kuko idashobora kwivuguruza. Dusaba inema yo gukomera ku masezerano yacu twagiranye n'Imana, cyane cyane amasezerano batisimu nk'abakristo. N'igihe twahuye n'ibyago, ibibazo, agahinda, aho tujya tuzirikana ibyo twasezeranye n'Imana. Muri batisimu dusezerana ibintu bitatu: kwanga icyaha, gukurikira Kristo, ndetse no kumwamamaza. Ugezeho ukora ubutumwa, ugeze he urwana n'icyaha ukirwanya. Uyu munsi rero uzirikane ko Imana yo itabeshya. Wowe ukomeza kubeshya ukayibeshya, bizarangira rero uri kwibeshya. Dusabe inema gutabeshya, ntuzabeshye cyangwa ubeshyera abandi. Iyo Mana itabeshya, iyo Mana idahemuka, niyo amasomo ari gutwerekezaho uburyo Imana ikomera ku isezerano ryayo kugera ku ndunduro. Turabona mu isomo rya mbere Dawudi wakomeye ku isezerano, Imana ikomereza isezerano ikazarisoza kera kabaye. Nibwo koko mu nzu ya Dawudi ariho izagobora umucunguzi Mesiya uzaza gukiza abantu. Uwo ni Yesu Kristo dutegereje kuri Noheli. Kuko Imana itabeshya, kuko Imana ari indahemuka, isezerano ry'Imana ntirihera. Amasomo y'umunsi aratwereka ko Imana itabeshya, ko yakomeye ku isezerano ryayo kugeza risohoye. Twumvise mu isomo rya mbere y'igitabo cya kabiri cya Samweli abantu babiri tujya gutindaho, umwami Dawudi ndetse n'umuhanuzi Natani. Reka duhere ku muhanuzi Natani. Umuhanuzi Natani yararanye imigambi. Ijoro rya Natani uburyo yararanye imigambi myiza y'igitekerezo yaramugejejeho ko agiye kubakira Imana ingoro, bitewe n'ibyo Imana yamukoreye. Akaza kubona akavuga ati ariko koko nture mu ngoro nziza, Imana idafite ahiba, inzu y'Imana idatunganye. Nuko Dawudi igitekerezo kimuzamo. Ubwacyo icyo gitekerezo cyari cyiza. Dutekereze no ku Natani yagiye ahaye umugisha ati ibyo ukora agenda ubikore. Icyo dushaka kuvana kwa Natani ni uburyo yamvugo y'igifaransa igira iti la nuit porte conseil. Imana iza mu bitekerezo bya Natani nijoro iramubwira iti biri wemereye Dawudi witonde, ntago ari byo, ntago ariko mbyumva. Ukuntu Imana ihinduye imigambi ya Dawudi binyuze ku muhanuzi Natani biranyereka ngewe padiri n'undi wese ushinze ubutumwa kureka Imana igatambagira mu bitekerezo byacu. Imyanzuro tuba twafashe, uko tuba twemereye abantu, ukabemera serivisi runaka, ugereka Imana yongera itambuke mu bitekerezo byawe nk'uko yatambutse kwa Natani umuhanuzi, n'ukamutuma kuri Dawudi ati ntago ari uzanyubakira inzu. Ubwo twageze kuri Dawudi, tuvuye kwa Natani, uburyo Imana nawe yamunyuzeho nk'umuhanuzi wayo igera kwa Dawudi. Nuko ituma kuri Dawudi ati ntago ari uzanyubakira inzu, ahubwo ni njyewe ubwanjye uzakubakira inzu. Amen, amen, amen. Aha ntitwakumva nk'aho Imana yari iciye Dawudi amazi, yari isuzuguye igitekerezo cye. Oya, ubu ni ubuhanuzi buri gutwerekeza ku bindi tutabona. Hari ibyo Imana ibiri kubona twebwe tutabona. Iyi nzu Imana yavugaga izubakira Dawudi ni iyihe? Kwari ukugira ngo mbere na mbere Imana yereke Dawudi ko imusumba. Ntabwo ariko duhereza Imana, ahubwo ni Imana iduha twebwe tukakira. Imana niyo itwakira, Imana niyo iduha. Kuko twebwe tumeze nk'urushishi, kurura ifoto y'urushishi rushobora guhobera inzovu. Ngo kuko natwe tumeze imbere y'Imana, Imana tutega ibiganza ikadushyiriraho. Cya kabiri twazirikana kwa Dawudi, nuko Dawudi nyine ashobora kuba yari yariyemeye kubera aho yaratuye, nuko aramaze kwigarurira ibihugu,
yaramaze kwigarura abandi bami, nuko kumva ari igihangange. Imana ishaka gutukisha bugufi, itwereke ko turi bagufi imbere yayo, ko turi ibumba imbere y'umubumbyi, ko turi ibiremwa imbere y'umuremyi, kwicisha bugufi. Cya gatatu Imana ishaka kwereka Dawudi nuko agomba gutegereza isezerano ry'Imana. Inzu Dawudi yasezeranyijwe nta wundi ni Yezu Kristo Mesiya, wa wundi uzakomoka mu nzu ya Dawudi, akaba nawe dutegereje Mesiya Yezu Kristo. Inzu Imana ivuga c'est le temple de Dieu, ni ingoro y'Imana, nta yindi ni Yezu Kristo. Wa wundi uzasenya ya ngoro akazaruka mu minsi 3, wa wundi uzapfa ku munsi wa 3 akazuka, uwo ni Yezu Kristo Mesiya dutegereje. Icyo ni cyo gisobanuro cy'ingoro Imana yari ibwiye Dawudi. Ubuhanuzi bwa kera igihe buzasohoreza, Dawudi rero nategereze, ategereze, yongera ategereze, kuko ataruzubakira uhoraho ingoro. Ngo umuhungu we Salomoni wavutse akubaka ingoro Yerusalemu, ntabwo ari ingoro Imana yavugaga. Ingoro nyirizina ni Yezu Kristo, le vrai temple de Dieu c'est Jésus-Christ. Ngo dutegereje Mesiya ugiye kuza. Nawe wumvise ingoro y'Imana ko ari Yezu Kristo, wandi dutegereje, wandi uzaza mu mitima yacu, akaza mu ishusho y'umukene, akaza mu ishusho y'umuntu urengana. Umwakira nte yombi. Uyu Yezu Kristo, ingoro y'Imana nzima mu bantu, la présence de Dieu parmi nous, Imana ikaza gutura muri twebwe, niriyobera y'ukwigira umuntu kwa jambo, l'incarnation. Imana yigize umuntu ikaza guturana natwe. Iyo nibyo bitwerekeza ku evanjiri no munsi, aho turi kwakira Yezu uzatugana, integuza ye, integuza ya Mesiya. Turabona Zakariya nawe ahimbarwa akamuvuga zuba rirashe. Yanteguza Yohani Batisa itegura zuba rirashe, zuba rirashe byerekeza kuri Yezu Kristo, wa wundi rumuri rw'amahanga. Zuba rirashe Yezu Kristo, uwo Zakariya ari kuririmba. Twongere twibutse ibitangaza Imana yakoze mu rugo rwa Zakariya. Yohani Batisa amaze kuvuga integuza ya Mesiya, ururimi rwe ruragobodoka, atangira kuvuga ibisingizo by'Imana. Niko iyo byose mu gitondo uvuga iki, iyo ujya kuryama uvuga iki, aho nawe ujya uvuga ibisingizo by'Imana, ujya uvuga Imana, ujya uvuga Yezu. Ibintu byose turi kugenda tugarukaho ni Yezu tugomba kuvuga. Zuba rirashe tukamwakira na yombi. Iri somo rya mbere rirekeza kuri evanjiri, ritwereke ko Imana yuzuza amasezerano yayo. Nta jambo ry'Imana rijya rihera, nta sezerano ry'Imana rihera, kuko buri gihe Imana ihora ari indahemuka. Ese wowe wasanga nawe warateshutse ku nshingano? Ongera utekereze imyaka Abisirayeli bamaze bategereje Mesiya, ariko utekereze ko byujwe kera cyane. Mesiya yaje kera cyane, avukira kwa Bikira Mariya na Yosefu, avukira mu kiraro. Utekereze iryo sezerano, uburyo Imana yari bungabunze kugeza igihe noneho byuzurijwe umwana wa Yezu Kristo. Kuko Imana ntitinda, ntihera, ntihemuka, ntibeshya. Isezerano ry'Imana ntirihera. Muvyeyi, ukora umwitozo gato, urebe ibintu mwavuganye n'Imana, niba ariko ari Imana mwavuganye. Ese byarujujwe? Hari igihe twivugisha cyangwa tukumvirana, tukajya ngo n'Imana yatubwiye, turi nko kurota, turi kwibonekeza, ukajya n'Imana yabivuze. Icyo gihe nibituzuzwa, ntuzabaze Imana impamvu tuje amasezerano yayo. Tujye ducunga hari Imana yambwiye. Muvyeyi, Imana yari yakubwira kuri foto nyine y'umukristo Imana itajye bwira, kuri foto y'umuntu usenga ariko nta kimana iramubwira. Natano uyu munsi yampaye isomo ryo gutegereza Imana ikambwira, ikampa igikwiye, ikanyobora. Burya turyama nijoro tukaryama, ariko mu gitondo ugitekereza muvyeyi, mu ijoro Imana iravuga. Ngo Imana ivuga nijoro nuko abantu benshi nyine ariho bacecetse, Imana ivuga uko twacecetse. Uceceke rero wumva isezerano ry'Imana, uceceke wumva ukuntu Imana isoza isezerano ryayo. Uko guceceka no gutegereza. Twebwe abantu dukunze kuvuga tugashaka kwihuta, huti byari bihumye, ati Nyagasani ngira vuba nigendere. Wabona ibyo wasabye Imana itari kubikora, ugahita wivumbura. Wabona bwa bugwayo bw'Imana tuzankize, ubona butari gukira, ugahita ugenda uti sinongeye no gusubira mu madini yabo, sinongeye no kujya gusenga, sinongeye no kujya mu kiliziya, sinzongera kujya gushengera, sinzongera kujya gusenga. Ugasanga uri kwivumbura ku Mana, ubishoye mu ngeso mbi, ugiye kwiyahura, kwiheba nguko kwaje. Kubera iki? Warambiwe, none uritahiye. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo wakundaga gusenga, akunda Imana. Nuko umunsi umwe aza kujya mu kiliziya, ngo arapfukama abwira Imana ati ariko Nyagasani,
ko nyanyagirwa bishoboke ko yagendaga kuri moto nuko abwira Imana ati ariko nyagasani wazampaye nanjye imodoka. Nuko gihe kimwe yumva Imana iramubwira iti imodoka nzayiguha ariko ntuzigere uyigendamo. Wa mugabo agira ubwoba nyuma yo kumva iryo jwi ati ntuzigere uyigendamo. Aribaza se azayimpa ngiremo impanuka bigende bite? Nuko wa mugabo ngo biramuyobera icyo yarasabye kuki koko ese iyo modoka nyireke cyangwa nyisabe nkomeze nyisabe. Nuko abwira Imana ati ngiye kubanza kugisha inama umugore wanjye ndagaruka nkwemerere niba nzayakira. Wa mugabo aragenda ngo abwira umugore ibyo nyagasani yamubwiye byose ati Imana igiye kumpa imodoka ariko ngo sinzayigendamo. Ese nyemere iyo modoka cyangwa nyihakane? Ngaho nawe niba uri umugore umugabo aje kugisha inama uzemera iyo modoka cyangwa ntuzayemera? Nizere ko atangiye gusubiza uko wabigenza niba uri umujyanama w'uyu mugabo. Umugore areba hirya areba hino aramubwira ati nibyo niba koko Imana yabikubwiye uyemereye ko utayivuguruza. Wa mugabo aragenda yiruka no mu kiliziya ati nyagasani ugushaka ni gukorwa ya modoka urayimpe ariko uzirikane ryasezerano ati imodoka nzayiguha ariko ntuzigere uyigendamo. Nuko imyaka irashira indi irataha. Wa mugabo akajya kureba niba nta modoka yahageze akongera akajya kureba akayibura. Uzi ko hafi mu gusaza neza avuga ati koko Imana yarambeshye, Imana yarambeshye. Nuko igihe cyaje kugera ngo hari umuhungu we wari waragiye kwiga mu mahanga ngo baza kumuhemba igihembo gikomeye cyane cy'imodoka. Urumva mubyeyi uburyo isezerano rikomeje kugenda. Bamuhemba igihembo cy'imodoka nziza cyane, igihembo cy'imyitwarire myiza, cy'uburyo yita ku bantu, dore ko yari muganga yitaga ku bantu abavura. Baza kumuha igihembo gikomeye cyane cy'imodoka kugira ngo akomeze nyine n'impano bamuhaye n'igikombe bamuhaye igihembo. Nuko wa musore agejeje ya modoka iwabo, tekereza nawe uburyo papa we noneho yongera gutekereza ati harya imodoka sinzayigendamo. Bishoboke ko akomeje kubitekereza harya imodoka sinzayigendamo. Ubu koko Imana ntiyabeshye, imodoka ko sinzayigendamo. Nuko igihe cyaje kugera ya modoka ngo yari ambulance, yari imodoka y'abarwayi bari bahaye wa musore kubera ubwitange yari yaragize ubutwari. Nuko amuha imodoka kugira ngo igitabara abaturage bo muri ako gace kubera ubwo butwari yagize, izagitwara abarwayi kwa muganga kugira ngo bakomeze kugira ubuzima. Uzi ko se atigeze anayigendamo, nawe umusore ubanza atarayigiyemo kuko nyine yari igeneye gutwara abarwayi kwa muganga. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nicyo bita igikorwa rusange. Abantu benshi dukunze gusaba Imana ariko tugashaka kwikubira, kwishyira. Nawe iyo ureba ibintu wasabye Imana uraza gusanga kenshi birimo amarangamutima, kwikubira, kwishyira. Nyagasani imodoka nzagendamo, ukaza kwibagirwa ko Imana atari wo gusa ireba n'abandi. Ushobora no gusaba uri gusabira abandi. Ushobora no gusaba Imana ntizaguha icyo wayisabye ahubwo ikazakiguhera abandi. Aho kandi umubyeyi ko Imana tuyisaba ariko yajya kuduha ikaduhera abandi. Wasabye imodoka imyaka n'imyaka ariko ikazayiha umuhungu wawe nawe atariye, ariya rubanda rugufi, abarwayi, indembe, babandi babaye bashavuye. Nk'uko Nyagasani adukoresha tukabikoresho bye agira ngo atambutse amasezerano ye. Imana ishobora kuba yarasezeranye nzabakorera neza, nzabagaburira, nzabitaho, ikabikunyuzaho ari ukugira ngo itwereke ko idukunda, ikunda abana bayo. Kuko Imana yacu ntihemuka, ntibeshya, ntitinda, ntikerererwa, ntitinda. Ni wowe utinda, ni wowe ukerererwa, ni wowe uvumbura uti birarangiye. Nk'uko Nyagasani ashobora kuzakurinda agakunda kugenda muri ya modoka, kuko Nyagasani waraturenze. Tuba turi gutekereza twihugiyeho ariko Nyagasani ari gutureba akareba n'abandi. Ugiye kukanura gukumva uburyo Nyagasani adukoresha agira ngo agere ku bandi. Nyagasani uburyo tunyuraho agira ngo agere ku bandi. Rero ngasaba Imana uze gucunga ibintu byo usaba Imana, wasanga birimo kwibona, kwiyemera, akujya Dawudi yabigeje. Ariko Imana ubushobozi bwayo ikazareba ikavuga ati koko hari ukundi kuntu uzaguha kino kintu. Hagashira imyaka utarakibona, imyaka igashira, ariko Nyagasani azirikana uburyo azakiguha ku bundi buryo wowe utiteguye.
uko nyagasani adusubiza tutari tubizi. Mubyeyi ukanguke, mubyeyi ube maso, nyagasani adusubiza ku buryo bwinshi tutari twiteze. Hari igihe ushobora gusaba Imana imodoka, Imana ikazaguha igare kuko ubona ko iryo gare ariyo rizakugera akamaro, ariyo rizagukiza, ariyo rizakugeza mu ijuru, nukagendera ku igare ujya mu ijuru. Imigambi y'Imana ni ndakuka. Icyawe nanjye ni ugutegereza tukareka gushaka ko Imana kugakorwa, kuko uhoraho yuje isezerano rye. Nibyo Zakariya ari kuririmba uno munsi. Wongere urebe aho ahuriye n'Imana, mwasezeranye iki? Wongere witse ubuzima bwawe, uko nyagasani yagutoye, uko yagutumye, harya mwahuriye he? Mwavuganye iki? Ese ujye uvugana n'Imana? Uzi ko hari abakristo batari bavugana n'Imana kandi byabanga, ukaba utavugana n'Imana. Imana yakubwiye iki? Aho ujya wicara nawe ukicara mu kiliziya, ukicarana n'Imana, ukabasha guhura n'Imana ku giti cyawe n'Imana. Mwavuganye iki? Ukomere, niba bitarasohora ukomere. Ntacyo nyagasani ateze gutwima, kuko Imana yacu ni indahemuka, ni intabera, nta na kimwe izatwima. Imana iradukunda. Ushobora kuba warasabye Imana umwana, imyaka ikisukiranye, imyaka ikiyongera, ati nyagasani ko utaraba umwana kandi nagusabye umwana kandi wansejeye umwana. Humura, nyagasani afite uburyo bwinshi atanga mu bisubizo. Gusa ntabwo tujya tubyakira njye nawe. Dukunze kwivumbura ati nyagasani kuki utambaye iki ngiki, ntiwamuhore iki ngiki, iki gisubizo ko utakimbaye, kuki utambaye gutsinda, gukinatsinda, kuki byambayeho. Tegereza mubyeyi, nturabona. Tegereza, Imana yacu ni indahemuka. Tegereza, wirakara, wikwivumbura, wigira ishyari. Rekera Imana umwanya wayo. Reka igihe cy'Imana ntikirasohora. Kwebwe imyaka 100 ni nk'isegonda imwe ku Mana. Tegereza Imana, tegereza gushaka kw'Imana. Cece kutuze, ureke Imana ikora imirimo yayo. Igisezerano ry'Imana turi kwakira kuri Noheli, ko Imana igiye gutwereza umucunguzi. Ese witeguye kwakira Mesiya? Ibisubizo Mesiya agiye kukuzanira urubigiteguye? Waritunganyije? Wasabye penitence muri iki gihe? Wagororokeye Imana? Wigoroye n'abavandimwe? Zuba rirashe yarasiye mu mutima wawe? Yezu abatirizwa muri Yorodani, dusaba inema gukomera ku masezerano y'abatisimu. Zuba rirashe arasire mu mutima wawe, nuko nawe intumwa y'Imana nziza uti Noheli nziza kuri mwese. Ubwira umuntu uri hafi yawe uti Noheli nziza. Ubwira n'uri kure yawe uti Noheli nziza. Wifuriza abandi Noheli nziza, ubabwira uti Imana ni indahemuka, Imana ntibeshya, ntitinda, ntihemuka. Mwese Imana iho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.